Yes, reka tuze mwanya w'ubuhamya nkuko bisanzwe iteka abantu babamagaye bahaye umwanya ubuno tugiye kwinjira mwanya w'ubuhamya kuri mugoroba. Pastor Musi turavuga kuki? Uyu munsi turi kumwe n'umutanga buhamya. Eja mutanga buhamya naryo buriya tukwiye kuzaregorora cyane urumva. Aya turigorera dute? Tujye tuvuga umunyabuhamya. Nabo iteka agiriye neza. Aho iteka agiriye neza. Dida we sawa. Turi kumwe n'umuntu witeka agiriye neza. Akosera yego. Icya kabiri ngira ngo wenda hari abantu bajya dukubita bafite umugabo ko tumva no kutabona akaba ariko se muvuze ngo mufite umuntu buhamya twari turi kumureba kuko ndetse kuri televiziyo agaragwa ati ubwo yakuri televiziyo twebwe ntituri kumubona kuko ntago dufite umugabo ko kutabona nkora description gato y'umuntu utaramuvuga ariko kuko abantu baramwumva umuntu wataramwumvise sinzi ko yaba muri iki gihe ndamudekriri gutera ko muntu uri Nyamagabe yumva tuvuga uyu muntu tugiye kubana mu buhamya turi kubona umuntu umeze gute none hanga we n'umudamu ntabwo ari muremure ni mugufi ariko arabyibushye cyane yamba amadarubindi ateza agatambaro kwa kundi bagatega arakeye mu maso ariko yigeze kuzaharaho hari ikimana yakoze ariko nanone yarazahutse reka twe gukora twakira no hesha no mu buhamya bajye banyura hano ariko nandumva yarigeze kunyura hano ni kera cyane ashize nk'imyaka nk'icumi ariko ageze kunyura hano nk'imyaka 10 adukundisha Imana avuga uryo Imana amugire neza akava mu byaha ariko uyu musarone aho ntago tuza kwasubiraho cyane yego umusaragaruka gukora kw'Imana ubwiza bw'Imana tuzakoresha abantu Imana yego buriya ari ukuntu dutinda ukumva indirimbo n'ibigeragezo ni za karande niki ariko natubwira abantu uburyo Yesu aryoha uburyo Yesu agira abantu neza nagize gutereramo amateraniro i Burayi ikintu cyashimishije cyane umara service y'amasaha 3 abantu bari mu cyo bita gushima Imana wumva mu cyo gufashwa uvuga ubwiza bw'Imana uburyo cy'Imana kiramanuka cyane waza amatorero yo muri Afrika iwacu amasengesho yacu yose niki abari ibibazo Mana wagize gutse nyine nayo ibibazo gusa ariko ahandi baba bari mu kintu cyo gushima Imana yes reka tumugere mushiki wacu muri Kristo Yesu ashimwe Yesu ahimbaza sa n'uwiyibutsa abantu muri makeya wa wundi witwa wa wundi abantu banzi kuri Mama Lionel ariko ubundi pasteur missionnaire Nyirabagenzi Alice pasteur mwegere cyabigize mikoro hejuru gato nanzamure mikoro gatoya naye inzamure irazamuka nta kibazo kubera ko yego niyongere yivuge abantu benshi banzi kuri Mama Lionel ariko nitwa pasteur missionnaire Nyirabagenzi Alice naze ndwana n'abantu pasteur Pascal gukora karuka kafishe gatoya ashyira ifoto ya Mama Lionel amugaragaza yambaye kora uze ntambara yabaye batitikana kabaye ati yabaye pastor ryari urumva ko tumuzi urumva akubita amashoti amademon yakubita urumva yego ati yabaye pastor ryari ubwo rero turaza kuhagera cyane pastor missionnaire yes Mama Lionel muca make gato cyane Mama Lionel ni umuntu kimana muvanye iminota itarenze 5 yonyine gusa muri tuze tuvuge ko gukora kw'Imana Mama Lionel ni umubyeyi ariko Bibiliya ikavuga umugore ufite umugabo n'abana 3 Imana yangiriye neza imvanye kure mvuga ni mu buzima buzahaye kure mvuga ni mu byaha biticisha ibyaha umuntu atagwamo kure mvuga ni ahantu umuntu atarazwi kure mvuga ni ahantu umuntu yasuzugurwaga kure mvuga ni ahantu umuntu atabonaga umucira akarurutega aho hose Imana arahamvanye ngejeje Mama Lionel iyo uvuga Imana ugaragaza Imana ibyibushye Imana ikomeye Imana ikora Imana yavaneho nubwo ari imisozi imeze gute kubera nyine niwe muntu uvuga Imana uri karyohera abantu icya kabiri ukavuga Imana ukora umuntu wari mu buzima bwamucanze bwamuyobeye akongera akabona gukora kw'Imana n'imbaraga z'Imana wari warazaye bingana gute nari narazahaye bengana no mu bitekerezo nari mfite icyo gihe kuko ubuzahare bwa mbere bukomera n'ubwo mu bitekerezo iyo utekereza ibintu bigufi ugera hagufi ubwo nibwo buzahare bwa mbere nari mfite ubundi buzahare bwa kabiri nuko nigeze kugira igihe cyo gutindaho Imana ivugira ariko sinatindaho ikorera nabwo n'ubundi bwoko bw'ubuzahare abantu batarahishurirwa gutindaho Imana ivugira ntutindaho ikorera nabwo n'ubundi bwoko ariko ujye nabidusanishiriza n'abakristo dufite muri iki gihe cya none yego
no muri iki gihe rero hari abakristo bazahariye aho Imana ivugira, bahera ku wa mbere basenga bumva icyo Imana ibavugaho, bakamenura ukwezi basenga gusa bumva icyo Imana ibavugaho, nzabagirira neza, nzabaha umugisha, nzabazamura, nzabakomeza, ariko ntibajya aho ikorera. Aho ikorera ni ukuvuga ngo nibasimbuke kwa Mutangana bacuruze ibyo bijumba, nibasimbuke bafungure ishopu, nibafungure bambare jire, barebe n'ikindi bakora, bajye n'aho ikorera barebe ko ibyo ivuga ibikora, kuko iyo utindaho uvugira ntujya aho ikorera nabwo n'ubwoko bw'ubuzahare. hari ukuntu ujya uvuga Imana, nyine Imana yambitse umuntu neza, Imana harimo n'amafaranga, Imana yagejeje umuntu ahantu hakomeye, abatakora mu mariyoneri buriya ntabatubeshya koko. Warabibonye koko ku buryo na riyoneri yabihamye, tunari kumwe na pasiteri riyoneri yaje, riyoneri arahari none. yego Okay, nyine abantu banze mu ma confidence menshi, kuko yewe ndi mu bagore bagira confidence, bagira ukwizera kungana nk'ikibuto cya avoka, apana akabuto ka sinapi, ndi mu bagore bizera ibintu biri hirya, ndebera cyane imikorere y'Imana muri future. Iyo urebera Imana mu gihe kiri imbere bituma igihe urimo n'icyo wavuyemo kitagukurura, ariko iyo urebera mu gihe kiri imbere deja niyo ugira kuvugana nayo cyangwa se kuba uzinduka ukajya aho ikorera, ibyo bintu bintera imbaraga cyane, na kwa kundi igihe nkunda no gukora, ndi umukozi w'Imana unakora, nzi uburyo bwo gukorera amafaranga, kandi muri iki gihugu cy'u Rwanda amafaranga arimo, tubwire n'abantu tubwire n'abantu bicara inyuma y'igihugu bagashaka no kugiteramo amagambo atari meza. Muri iki gihugu cy'u Rwanda utari umunebwe urakira, tujye twemera. Na rogo yanjye yitwa Senga Unakore. Rero imbaraga z'ibiporo, ubundi ikindi gitera confidence, iyo urebye aho ugeze naho wavuye, aho ugeze hagutera imbaraga zo kugera kure, kuko naho tugeze na Satani ari kuhikanga, n'abantu barahikanga. Burya iyo ugeze ahantu ubona n'intambara, urwana intambara, nabyo bikwereka ko ugiye gutabarwa. Kimwe mu bintu rero byerekana umuntu w'Imana cyangwa umurokore usenga, nuko iyo ageze igihe cyo gutabarwa bageze aho rukomeye. Izo confidence rero nzikura mu wigeze uburara inshuro irenze imwe, naraburaye rwose ndi kumwe na mama Margarita. ukiri aho ngaho nawe nashaka tujye banza twibwire mama Lionel wavukiye he, wakuriye he? Mama Lionel navukiye mu ntara y'Amajyepfo i Butare. Yego ye mu rugo rw'ababyeyi. Yego ubu ne he uyu munsi wa none? Ubu ni mu Majyepfo. Oya mu kaye gace kuko abantu badukurikiye bihuye. Abantu badukurikiye bihuye naho biti Kibabara mu cyahoze ari Mbazi, muri Kabuga. Ubu n'umurenge wa Kabuga, akagari ka Kabuye. Aho niho rero nakuriye, niho na usubiyeyo mu mariyoneri bari bazi kera bakabona uyu munsi wa none ibyo uvuga babihamye. Ibyo mvuga barabihamya, niyo mbambonye ubwabo baravuga bati Imana ikura ku. Abantu baragutinye kuko hari ivuga Imana bakabati turumva bano najya kubita ibyishyira hejuru hasi simbizi n'ibindi. Oya nta mikino ngira ku bintu byose byishyirira hejuru kurwanya Imana n'imyuka yose itemera Imana, sinjya nyimementereza. Naho ngaho rero wakuriye, naho ngaho wakuriye? Naho nakuriye, naho navomeye amazi, niho nize nigiye gusoma no kwandika, niho nakuriye kandi nkura ndi umwana wo mu rugo rukungahaye, nubwo nyuma rwaje gusubira inyuma bitewe n'impamvu tutaramutse kuvugira hano. Yego Hanyuma rero biza guhinduka, nyine duhura n'ikigeragezo cy'inzara. Inzara irandya pe, inzara irandya ndi kumwe na mama, nkajya njya guhingira n'amafaranga. Yego Ariko nahingira amafaranga nkumva muri yewe nubwo ndi guhinga ntabwo biri mu nzozi zanjye. Burya iyo Imana ikugeza ahantu utekereza, ahantu utekereza byanga byakunda n'itegeko urahagera. Gihe muri gihe mu bukene twari dufite n'inzara, na mama nyigisha uburyo basonza, akambwira tuhambira igitenge mu nda kugira ngo uramuke udahumeka umwuka ukagwa mu nda. Ariko narasengaga nkumva muri gihe nzaba umuntu ukomeye. Gihe namye numva nzaba umuntu ukaze pe. Kuva na kera nta kintu mfite, kuva na kera nshonje, kuva na kera ntaragera no mu mbaraga z'umwuka nk'izo ndi mubo, nabyiyumvagamo gihe ko nzaba umuntu ukomeye. Wigeze ubura imyenda yo kwambara? Nigeze ntira igitenge
cyo gukenyera, kuko mu masengesho twagiraga ku wa gatanu byari itegeko ko abakobwa n'abamama dukenyera igitenge. Ntigeze gutira igitenge, nongitiye yabona ntangiye kubyina kuko nkunda gutambira Imana, akageza kunyongorera turi kugikandagira akenyera kigufi. Ntigeze gutira inkweto, hanyuma nzitiye akajya ambwira ati rero urabyina cyane, igihe cyo kubyina jya uzikuramo zitamanyuka. Aho narahageze. Wageze ukina karate kuko pastor nuko uri kure yanjye, Imana dufashe mu minsi bike tugiye gushyamo screen hano rwose, ibintu byose bizajya biri live muhanga n'amaskini byose. Yego Marioneri ari mubona simbuka. Wamugana nagise nagutiza inkweto ruba. Ubu ndazigurira nta kibazo. Wagize gute kuko imbaraga ukoresha. Nta kare imbaraga yango nizabantu. Niz'abantu. Ari cyaro bavuze gatiri ko kiribu idakurikirana abo bantu bapimire niba ntabyo bwenge, niba batanguye ibyuma niba batagize gute. Ngo twatambitsemo akantu niko bajya batubwira. Ngo bura nta kantu karimo. Exactly. Ari foto dufite hano. Lionel uri kureba neza cyane. Wagira ngo karimo pero. Okay, mu buzima busanzwe namenye umubiri wanjye ko ari cyo gishoro mfite, kandi mbibwiriramo n'abantu badakunda umubiri wabo. Nicyo gishoro dufite, kandi umubiri ni urusengero rw'Uwiteka, kandi umubiri ni intwari idufasha gukorera Imana ndetse no gushaka ubuzima. Gero nkunda umubiri wanjye mu rwego rukomeye, ndi umusportifu. Nibyo koko nabaye umukaratika, ndetse n'imfura yanjye nayinjije muri karate maze kugira sentire y'ubururu. Wewe wagiraga iyihe? Igihe nari ngeze ku mukara. Yes. Ariko nkaba umukaratika utabikangisha abantu, ariko uzi kwirwanaho mu gihe bibaye ngombwa. Yabwiriza ubona afite iterabwoba ku mubiri, ariko navuga mu mubiri nyine yakoresha umubiri. Hanyuma reka twihute. Mama Lionel dufite uno munsi waje gukizwa bigenze gute? Mama Lionel naje gukizwa ngiye mu rusengero mu Matyazo, ariko mu Byizi, ariko sinari ngiye gusenga, nari ngiye kwiba. Yes. Nari ngiye kwiba mu rusengero, ariko kwiba n'ibindi byaha nakoze byo kwiba, kuba nanywa n'akamogi, ntabwo nabiterwaga nuko mu muryango iwacu tunanirana, kuko iwacu ntabwo tunanira ababyeyi. Ahubwo narebaga ubuzima mama arimo, ubuzima bugoye cyane, nkumva namwibira. Yego. Nkumva nanywa nako katabi kugira ngo ngire imbaraga, njye mpingira mama kuva mu gitondo kugeza nijoro murwanira ishyaka atazasebera mu bantu yararimo. Donc ibyo sinabikoze ko mu burara. Yego. Ni uburyo bwo kurwana kuko uba mugarati no kwigisha abantu. Ejo ndi hari ikintu cya trading cyane kuri Twitter, umuntu umwe w'umunyamakuru avuze ngo ariko ngo ababyeyi ngo bajye birwanaho n'abandi birwaneho. Pastor waragikurikiye cyane, avuga ngo nyine abana nibagafasha ababyeyi ngo bajye banza biyubake, ariko tujye tugira ishyaka ry'ababyeyi. Yes. Abantu baturwandiye ishyaka batumye tuba turi bo, tujye twibuka ababyeyi bose. Rero wakoze rwose bitari kuvuga ngo ni ibyaha niki. Numvaga ashaka kurwanira ishyaka mama, kuko yari ari mu bihe bigoye cyane, arwana intambara y'abakeba abanzi. Nkumva ndashaka ko mama atazaseba kabisa, ataseba. Nkumva ndashaka kumurwanira ishyaka, nkajya mpiga n'imihigo myinshi kuri we y'ibyo nzamukorera, inzu nzamwubakira, imodoka nzamugurira, ubukire nzamuha. Ariko inzu yo narani mwubakiye nziza cyane, gusa banza mutanabizi maze amezi 6 mushyinguye, kandi namushyinguye mu cyubahiro, asohoka muri ya nzu nziza cyane, agenda afite roho nziza, nanjye nsigana afite roho nziza. Yarakijijwe, yabonye ubugingo, kandi no mu butaka namwubakiyemo inzu y'amatafari ahiye. Namushyinguye nk'umuntu wabyaye intwari, kuko ubutwari mfite nawe mbumukuraho, aho arakomeza aruhukira mu nta mwenda yagiye avuga ati Mama Lionel rwose nta mwenda yakujyanyeho. Mu kwa 9 azatabaruka, mu kwa 12 yankoze mu kiganza aryamye CHIB, arambwira ati mwana wanjye uzagira umugisha, wandinze guca inshuro, wandinze kubaho nabi, wangaburiye neza, wanyubakiye inzu nziza, nta kintu utangaburiye, uzagira umugisha mwese. Umugisha nyakire rero ndimo ndagenda nkubona buri munsi ku munsi ndawubona. Uri mu rusengero rero ni wari ugeze? Ndi mu rusengero nagiye kwishakira uburyo mama yabaho, nibwo nahakubitaniye na korari n'abavuga butumwa. Dukeneye bari abaririmbye Mana yanjye, dukeneye aba bantu Mana yanjye wose, dukeneye abaririmbye baririmba umunyabyaha akihana ijambo ritarazamo, dukeneye aba bacuranzi bacuranga imbaraga zibohora tukazikumvikana umwigisha atarazamo. Ku ndirimbo ya mbere bateye korasi sinzayibagirwa, umukobwa wari wicaye ku ntebe y'imbere yaratabarutse mu ntambara, araririmba ngo umwuka
wera n'umucyo abayoborwa nawo baraboneye. Ku ndirimbo ya kabiri arongera araririmba ngo tuzabona abatubanjirije iyo imbaraga zikanyinjiramo zinyereka ko ntazabona abambanjirije. Imbaraga zikanyinjiramo zinyereka ko ntayoborwa n'umwuka wera n'umucyo. Umwigisha yigishije ngo kuko nakira umwami Yesu ntahanihibye ntahanagakiza. Kuva ubwo Yesu yanyinjiyemo, ariko jyewe nkihana nihannye mu buryo mvuga ngo ntabwo nzihana nk'abarokore bamwe njya mbona. Numvaga nzihana nk'umuntu ubaho utagira icyaha. hari abantu bitaga bakajya ngo Yesu ntituzakuvaho. Kuba icyo gihe wigeze usubira inyuma? Ntabwo nigeze nsubira inyuma, ahubwo narwanaga njya imbere mu mbaraga z'umwuka. Ninjiye ndwana nkora imirimo, ninjiye ndwanira imirimo mu rusengero, kandi ninjira ndwanira imirimo abantu batinya, gukora mu matuwarete, gukubura, koza ibyombo, gukora ikidiyakoni abandi batinye, bya bintu abantu binubira jyewe ninjiye ari byo nkora. Kuba umuririmbyi, kuba dirijante, kuba mu badiyakoni, jye ninjiye ndi umukozi, kandi ninjiye nshaka kubaho mu buzima budakora icyaha. Wumve ko umubatizo nawe igihe imyaka 2 abandi bawigira amezi 6, nkirwana no kumva nzajya muri Yorodani nta cyahangira, kandi nabigeze. Igihe cyagera ukisibiza wowe wenyine, yisibiza n'inama zigaterana zikambaza ziti kutabatizwa. Ndacyafite umujinya, ntarakira umujinya, sinzajya muri Yorodani, singiye kwanduza amazi. Umujinya nawe ukize nsenza amasengesho y'umunsi umwe nirije ubusa, Imana inkiza umujinya mu nzozi. Nguko uko nakijijwe neza, ninjira mu Mana neza, jye sinjya mbeshya singira agakiza kabeshya. Nguyu Marionnaire rero nzakunze baragira mu mutima uti we ni Marionnaire wa wundi yego. Uranguki ku mugoroba kuko wakoze kumuzana. Yewe nabibonye ngira ngo ni brag ko bimbwiye nka 5:00 nibwo bampamagara bimbwira. Yego. Iyo mbwira kare twatangiye hanyuma Marionnaire umaze gukizwa nyine urakijwe neza. Umuvuga butumwa mpuzamahanga. Hajya avuze ngo uri missionnaire, pastor missionnaire. Pastor missionnaire. National para kwa muri lokale rumva. Pastor missionnaire. Yariko ni bihugu biremewe. Ntabwo nako aya magambo tuyakoresha cyane. N'abantu bashaka kuvuga ubutumwa ariko bakarenga imipaka. Yego. Kandi nta nyungu. Yego. Ikibajyanye no kuzana abantu kuri Yesu Kristo. No gufasha abababaye. Ndakubona mu Matyazo rero aho wihaniye waje kwisanga i Kigali gute? Kwisanga i Kigali ni amahirwe nagize y'umugabo wankoye. Nabwo mutegereza imyaka 11 yarankoye. 11? 11. Iwanyu bararogaga se? Wasanga nabyo byarimo hirya y'iwacu. Iwacu ntibaroga hirya gato y'abarwanyi wacu. Hanyuma na kwa kundi Imana ibirimo igukuramo umuntu uzakara. Burya umuntu wawe ariko niba byiteye kugira ngo ubukwe butinde, niba yarisibije ku mubatizo imyaka 2 nahandi buriya none Imana yahise imbonera profitira aho ngaho. Oya siyo mpamvu Imana arimbimo inkoramondi ubu. Yego. Kwisanga i Kigali rero nyuma yo gukora mariage, ejo nzuzuza imyaka 20 nkoze mariage. Wubatse rwose? Nubatse. Tumaze rero gukora mariage nibwo umugabo yanzanye i Kigali, nuko nisanze i Kigali, ariko i Kigali naho mpagera ndi umukozi w'Imana, mpagera izina ryanjye riri gutrendinga cyane bitewe n'ibitangaza Imana nkoreshaga mu rusengero ahantu Kibabara. Nageze i Kigali nzwi, kandi ngeze i Kigali nkomeza gukoreshwa ibitangaza bikomeye n'Imana. Nuko abantu bagiye banamenya cyane, abantu banzi mu mpano ziyo gukoreshwa ibitangaza, gukana indwara mu bantu, gusengera abantu bagakira, kuganiriza abantu bakanaseka bakakira amadepresiyo. Bamwe banangaragaza nk'umukomediye. Hari urubuga rwa TikTok rwangaragaje nk'umukomediye nubwo ntari we. Ariko wanayikina neza pe urumva rwose. Iriya ni systeme twigamo mu iyobokamana. Iyo ushaka iyo uri kubwiriza abantu wisanisha nabo. Ikindi hari igihe ubona abantu batangiye kunanirwa gusinzira, ni ngombwa gushyiramo akantu gatuma bakanguka. Ariko mbona ari n'impano Imana yampaye yo gusetsa, sinzi kuko niyo ndi kuvuga mbona abantu baseka nyine nkagige mbabaza ndetse musetsa iki, ati watwishe twasetse twapfuye. Nuko rero nisanze i Kigali mu ivugabutumwa, Imana indenze i Kigali, ngeze mu rwego rwo gukoresha n'ibiterane mu bihugu bitandukanye. Nuko nguko naje i Kigali mu buryo bw'ibisubizo by'urugo. Yes, ni Marionnaire
miliyoneri gusa ufite abana 3. hanyuma amariyoneri uretse ivugabutumwa ryo abantu bakuzimo cyane wanarikoze igihe kinini cyane kandi amatera agiye atandukanye mariyoneri yakuye umudari no kuri pe yakubise ibyishyira hejuru abikubita hasi mariyoneri atinyura buriya hari ibintu leta igikora muri ya gahunda yo guhanga umurimo utinyuka urashoboye hari igihe yakubwira ati uritinye kwambara nyine ukabona abana b'abakobwa unyura nko muri bisi nyirabonaga muri bisi cyane kuri twa TikTok bamufite ku ntuza ariko kubita ibintu avuga ati oya urumva nyine bagahita bitinyuka kwambara neza confidence urumva buriya ukwiye igikombe pe mu bantu bahinduye ubuzima muri kino gihugu mariyoneri ubwo urakimuhana rwose dushobora kiriho igikombe ntubure n'umudari simve hano utanyambitse n'umudari nanjye niyo nagiye kuvuga oya pastor we ntabwo wabyumva urumva mariyoneri ntabwo mvuga ngo yaba umusitari kuko ibyo bintu bisanzwe ariko hari ikintu yubatsemo abantu ikintu cy'icyizere wabonaga abantu batishyiragamo naho nashaka kwigira rero n'abandamu biyangaga abandamu exactly biyangaga nta cyizere bifite naho nashaka kugira rero mariyoneri ubutumwa wahawe n'ubuhe ubutumwa nahawe ubwa mbere nk'uko n'impamyabumenyi mfite ibinyemerera kugenda ku isi yose ubutumwa nahawe ni ubwo kubwira abantu bakava mu byaha bakakira umwami Yesu bakamenya ko Yesu aje ubutumwa bwa kabiri nahawe ni ubwo kwigisha abantu gukora ukaba umurokore cyangwa ukaba umuvugabutumwa unakora ntube mu kuvuga gusa unakore ubundi butumwa mfite sinzi nimba nabwita ubutumwa murafasha kubusobanura kubohora abantu ngira amavuta yo kubohora abantu baba barakuzinze baba barakuroze waba ufite ibintu by'akarande waba ufite imbaraga zikugenda waba ufite umwijima waba udashaka waba utabyara ayo mavuta Imana arampaye yo kubohora mu izina rya Yesu Kristo. Yes. Radio Inkoramutima rero ivugira ku 107 n'iki kimwe FM tubwe na mariyoneri ni umupastor w'umumisiyoneri yana bazanuza guhera ibyiwe kuko afite ibintu byinshi cyane ndeka ndagufasha ndavuga umwerekeza ubuhamya bwe buraryoshye yego agukundisha Imana biraryoshye yego ariko reka twinjire mu gice umunsi tuza gukundisha abantu Imana yego bashaka tuza kwa dutsinda cyane mariyoneri iyerekwa ryo kuba umumisiyoneri ryaje rite yego kuko tukumenyereye ivuga ubutumwa niyo umuntu akumvise muri misanone mu mariyoneri mu myaka 2 ishize atandukanye na mariyoneri kuvuga ubutumwa muri misanone kuko ari ukuntu washyizemo akantu ka discipline akantu ka feri akantu k'abatambyi amavuta ya gishumba sigabona mu mariyoneri ukabona atandukanye neza no twari tuzi imyaka 2 ishize ibintu byaje bite gukora kuvuga ngo misiyoneri byaje bite okay kuva kera yewe mwivuga butumwa ryanjye nkiri n'umukobwa nkuko n'izina ryanjye ari Nyirabagenzi nakunze gutumirwa cyane ariko natumirwa najya ahantu nkabona ikintu nkwiye gukora nkabona sinkwiye kuvuga ivuga butumwa gusa n'abapasiteri benshi bagiye bantumira cyane abo mu byaro hagize n'abankurikiranye baza kumfasha kubivuga yego kuko nagiye nkora ivuga butumwa cyane ryo mu cyaro ariko singenda imbokoboko nkumva ndi bubwiriza abantu ariko nkanabapangira akantu cyaba imirire yaba imyambaro nkumva ndimo amavuta yo gufasha kandi ukakavana muri abantu barimo aho ngaho oya kwikofe yanjye kuko n'izi saha iyo mirimo ndayikora kugaburira abantu kugurira abantu za mituweli n'ubundi kuzibagurira gufasha abadamu bapfakaye n'abakecuru basigaye bonyine iryo nivuga butumwa nkora kandi ntakunda gutangaza ku makamera kuko namenye ko dukwiye no kujya dukora ikiganza cy'ibumoso ntikibimenye yewe sinjya kupabulisita abanyamibabaro ahubwo nkwiye gusapotinga aho gupabulisita abanyamibabaro nzasapotinga abanyamibabaro rero ko rikomeye cyane hari abantu bajyaga badutwara najya gutanga mituweli 100 ubwo zagaze mu 300 agatumira abanyamakuru akabaha miliyoni 5 ngo batangaze iyo nkuru icyo kintu cyarandyaga narabwo hari inkuru nshobora kuzongera gusubiramo cyangwa gukora rwose ibyo biba bihabanye iyo turebye dusanga bafite izindi misiyo wenda ariko ngiye misiyo mfite ni y'abamisiyoneri gufasha abababaye hari naho najyaga ngera muri iryo vuga butumwa nkahasanga nk'umupasiteri wubatse urusengero rukamunanira rwanze kuzura nkavuga ntegurira igiterane nzacumbika hafi mpamare nk'ibyumweru 2 cyangwa ukwezi guhamagara abantu bitange natwe nanjye nzaza nzanye nk'abantu 6 byibuze batange nk'inkingi ariko ibintu babikoraga nuko utabyibuka
basi icyo nagiye gutumira mariyoneri ariko sinari mpari uwo munsi hano kurenza muri anglikani kurenze yego abantu batanga intebe icyo nzi cy'icyo nawe nashobora kuba batakibyibuka ariko abantu batanze parasitike icyo gihe abantu batagiye sinzabyibagirwa ashobora kuba atabyibuka ariko icyo gihe ashira imyaka myinshi cyane abapasiteri benshi turahura bakabinyibutsa bakanyibutsa ibintu nakoze mu nsengero zabo imana ijya ibyibuka hanyuma rero amavuta y'ubumisiyoneri atangira kumfata uko hari n'aho najyaga nkabona umukobwa berekanye mu itorero w'umukene cyangwa umusore w'umukene nkabiyegereza nkababaza ntese ubukwe bwanyu bumeze gute ati bari baranze kutwerekana kubera ko twari twarabuze inkwano n'ubu ni ibintu nagujije ni iki nkahita mbiyegereza nkabakoreshereza ubukwe ariko nkabategeka ko babiceceka kuko njye sinkunda kurata ibyo nakoze yego yego gutyo amavuta misiyoneri agenda afata ariko kera nyine umukobwa imana yari yarambwiye ko izamo inkoni y'ubushumba akenshi hari igihe dutinda n'ahantu imana ivugira nk'uko nababwiye ntitujya ayikorera yego yego hanyuma igihe kimwe ntangira kuzunguruka no mu bindi bihugu nahagera mu mavarizo mu ndege nkagenda njyanye ibintu byo guha abaturage b'igihugu nzajyamo hagenda nkabahereza ibintu nkababwiriza ubutumwa nkabaha n'amafaranga nkavunjisha amafaranga y'icyo gihugu imana ikambwira turiya muntu nubwo yaje kukureba ko agukunda ariko ntafite ikimusubizayo hagenda amupfumbatisha nuko ndibuka ko igihe kimwe hari mu kwezi kwa 4 mu mwaka washize nari muri Zambia igihugu cya Zambia ndi gusenga kuko jyewe iyo ngiye mu gihugu kubera gukunda gusenga n'amasengesho yo mu butayu mbwira abantumiye ntigewe hoteli zo kurya inkoko muzireke narariye gusohoka mu bireke narihaye ahubwo ndifuza ko musohokana ahantu musengera mu butayu mu buvumo aho ni muhanjyana muzaba mundutiye umuntu njyana kurya inkoko nicarira mu butayu ndi gusengera igihugu ndi gusengera itorero mbona umwapotero wanjye anyohereza akamesaje kavuga ngo itegure mu kwezi kwa 8 tuzakwimika ku bupasiteri ndavuga ni imesaje irayobye unadufashe gato mu mariyoneri yakirijwe muri ADPR arihuye none apotre wawe waje byaje kugenda biti kuko aho naho abantu bajya ubusengera hehe oya mbere yuko umusiyoneri yakijwe muri ADPR Huye ni yanamenyekanye cyane ko rivuga ubutumwa mu mujyi wa Kigali imyaka 32 muri ADPR yego yego imyaka 32 muri ADPR kuva muri ADPR sibyo ko ntayivuyemo nejo muri navuye kubwiriza muri ADPR Masaka missionnaire nicyavuze oyeregeje undi ari kantu twiga muri theology nakunze cyane turi muri kaminuza bavuga ngo umuntu wese urya n'umupantekote kuko wese yoza umwuka wera akeneye umwuka wera umuntu wese n'umudivantiste burya arategereje twese dutegereje Mesiya ariko babitondeka bagahita bumva burya nta mipaka ibaho y'ibi bintu nta mupaka uretse akateye ko kumva ngo bamwe ngo turi abapolo abandi ngo turi aba Paulo ubundi nta mipaka iriho muri uyu murimo dore ko n'ikarita mba mfite y'abamisiyoneri nyemerera kwinjira no mu idini ryose nshatse nkavuga ubutumwa cyangwa ngafasha abakene usohotse muri ADPR winjiriye hehe nsohotse muri ADPR mu itorero rya Christian Family Church rya Kimisagara National niho nagiye ariko nabwo ngenda numva ndi mu mavuta yo kujya kuzamura iryo torero numva ndashaka kujya muri abo bantu imijugujugu ntibayigukubise iki byose imijugujugu buryo ikubitwa n'abantu bagifite imitekerereze iciriritse kandi iriya mijugujugu tuyifashisha tuyihindura urwego tuzamukiraho kugira ngo tugere aho Imana yavuze iyo mijugujugu rero ntiyabura inabuze burya waba utanakora burya ukundwa n'abantu bose bunini ndyarya hanyuma rero ndagenda mbanza nganira n'itorero ryanjye rimpa urupapuro runyemerera kugenda ruteho kasheshatu wasohotse neza cyane nasohotse neza nanimekwa ku bupasiteri urwo rupapuro abandi bakunda kuvamo bivumbuye ari ibibazo byabaye ari iki bataruka n'itorero akajya kugera cyangwa gushinga itorero abo baba barananiye itorero yewe nagiye mu rwego rwo kwagura umurimo urwo rwego nagiyemo rwo kwagura umurimo hanyuma rero bampa urupapuro ruteho kasheshatu runyemerera kugenda kandi nkagenda nk'ugihari bananyimika ku bupasiteri urwo rupapuro bararusomye n'abantu nyine bumva ko burya amamariyoneri atagiye nka za mayibobo hanyuma umunsi rero bambwira ko bazanyimika ku bupasiteri niho natekereje ndavuga nti mesaje ishobora kuba iyobye ngeze mu Rwanda njya kubonana na apotre arambwira ati
wo muri rya torero rya family ye Christian Family Church arambwira ati igihe kirageze ngo ube pasiteri misiyoneri igihe kirageze dukurikije uko tukubona ikindi n'impamyabumenyi ufite RGB irazemera ko waba pasiteri misiyoneri. Wize hese muri Afurika y'Epfo. Ufite kivaransi ya heke cyane rwose kasi kwa bariyoneri burya atoroshye niko yefite diplome international yes inyemerera kubwiriza ku isi yose no kuba nashinga itorero ku isi yose. Gusa nta mwanya dufite wo kuratayo twize kuko bagiye banadukubitisha intege nke ariko ubu ngubu nta mpamvu yo ko mwagiye kuri YouTube ntimwizere mwagize izo ntambara turazizi zose icyo gihe cyabayeho cyane. Igihe kirageze rero ngo tuzamuke ahubwo bigaragare kuri tere ariko tutabirase ko tuzamutse. Ntidukeneye ko no kuvuga iby'Imana dukoresha ahubwo dukeneye ko abantu babona iby'Imana dukoresha. Apotre aragwamagaye agubwe n'umuhamagaro niyere kugiye kujyamo aranyimika ku mugaragaro kugira resistance nyine kwihagararaho gutinda kubyumva nko kwatinze nyine natinze kubyakira nyine ndanamubwira ntese ku insengero ko n'abapasiteri barimo babirukana ko bari kubagabanya jewe biraza guhura gute ese ku insengero zifunze Okay, arangije ndimo mvuga ngo kwisengero zifunze arambwira ati kugira peri mugira imodoka. Ati ugomba kuba pastor missionnaire ugiye gukora umurimo ukomeye kandi kuko niko kurindi gukora umurimo ukomeye aho noneho nabaye pastor missionnaire noneho ndi gukora umurimo mu rwego rukomeye rurutu rwa mbere amavuta ariyongere kameme ndabwiriza umuntu nkamuha n'igaburo ryera nakubatiza nagusezeranya ntanagushyingura wapfuye ariko yewe yerekwa mfite si iryo yerekwa mfite n'iryo kubwiriza abantu ubutumwa nkanabafasha uri pastor usengeye wemerewe kuri imirimo yose iri pastorale yes kwisi yose washyingira yes murapfuye mushyingura yes ari pastor n'imirimo buriya wabatiza se ubungubu nabatiza gusa nuko ataje yambaye kandi no kwifoto tumufite uri kwibaza ibintu nyine utavuye kuba wibaza ni pastor wuzuye uretse no kuba ari pastor hiyongeraho no kuba missionnaire none se la ministère ikazamo gutigabura gute na ryayerekwa no apotre naho wasengera muri family ministère ihe yawe nyine usanga uri missionnaire ariko usanga wowe ufitemo kwigenga nanone yes bihurira rya torero ryawe rigufite uburenganzira riracya ahubwo iri torero riragutse mu bitekerezo bireka turishimire yego itorero rikwakira rikamenya uri we riba rimeze nk'umukasero uzi gutoza abakinnyi buri umukasero umuhanga amenya ukina mu izamu akamenya ukina umwataka ukina kuri kane umukasero mwiza amenya aho umukinnyi yagiye ibitego bikinjira yego iri torero riragutse mu mitekerereze n'imyumvire ko umuntu ashobora kuribamo ariko akaguka ku isi yose binatera ishemerega uri ku isi mu kindi gihugu uvuga ngo noherejwe n'itorero riniri iryo torero naryo rigira ishema burya n'itorero ryahari umuntu nkanjye sinzi ukuntu ryaba rimeze ako nako nkanazemo kabura se nanjye mfite itorero nanjye oye burashatse kunjomba ikintu ibyanjye ntabwo ryakunaza ariko ryaruze ngo saho gusa hari n'ahandi wabasha kugera sibyo mvuze ni hiryaho ariko nibyo nta mutakufuza mu mariyoneri kuko yubatse insengero yakoze umurimo w'Imana yego nawe mutumye ahantu wabuze ko uzabona umusaruro hanyuma rero mariyoneri uri mu missionnaire uno murimo wa kimisiyoneri ukora gute unawukorera he uri umusampapiye okay adresse wayumvise ni iryo torero Christian Family Church hanyuma ku isi yose kandi mfite uburyo nkora ivuga butumwa buri mugoroba kuva 2:00 kugera 4:00 mbandi live kuri YouTube channel nkagira na Zoom mbasha kwigisha abanyagice nko abantu bari muri Canada akubwiriza ugakizwa nka kwigisha igice ashaka umupasiteri muri Canada kubatiza nshobora kukwakira gushyiraho Zoom nkabakorera counseling abantu bafite depression ubwo nabari kure hanyuma ikindi iryo vuga butumwa mbandi live kuri YouTube channel nshyiraho umwanya w'abashaka kwihana bakampamagara nyuma abatuza baba bari muri ibyo bihugu yaraguye nkamushakira umupasiteri yegereza umufasha unamubatiza unamukurikirana
gusezerana cyangwa ushaka gusezerana nguko uko ndi gukora umurimo mbasha no gutega indege kandi nyitegeye nkumva nkahamagara nk'umupasiteri umwe mu bihugu runaka hari ahantu twagiye dufungura n'amatorero naza kukikubaza icyo kibazo wanagikomejeho mu kamwanya wavuze ngo wagiye mu ndege ukajyana ibyo uzafashisha abantu abakobwa ukabakorera ubukwe ku nsengero ugafasha abapasiteri kuza insengero ubushobozi wabuvanaga hehe nk'uko abankurikirana kuri YouTube channel yanjye hariho rogo yitwa Senga Unakore ngewe ngenda akora ngira amabizinesi ugira YouTube channel yego yitwa Mama Lionel sinazi pastor irareba ngiye nyirehere ngo nibyo ndimo nabuze mureba ahantu hose n'iki yego kandi tukora subscribe wirukanze cyane urumva hanyuma ngira genzi gukorera amafaranga kuri channel nyine yapana kuri channel ngira ama business nakoze ibintu bijyanye na decoration no kwambika abageni yego burase urabikora ubu nabihaye abafamiliye kubera imirimo myinshi ariko nabikoze imyaka myinshi uzi kubikora se niho tuziranye mu soko rya Nyarugenge wajyaga musanga ahubwo wabivuyemo n'ubu nakubwira umuryango nkoreramo ariko bajya gukorera abakiriya ibaze uwambitswe na Lionel umwuka wo kuri urumva oya nikanzu ndayisengera wayambara ntuzabura urubyaro hanyuma indi business nkora ndi umworozi ugeze iwanjye ushobora gutungurwa no kubona inkoko zigutamba imbere utuye muri Kigali ntuye muri Kabuye Jabana ukorera muri Kigali Jabana ikindi muri yo Jabana mbumba amatafari y'inkarakara ncuruza yari ni business iyo nayizi cyane rwose urumva ikindi ncuruza product za Flavor zifasha abantu gusa neza no kugira ubuzima bwiza ibyo byose ni ama business nkora anyemerera kuba nafasha abantu ntabwo uravuga tuma basabiriza ngo umuntu ngo numara kugira gutya gutya n'iki oya nshobora no kuza ku rusengero rwawe wa Envelope sinyemere ibyo rwose ndabizi urwo rwego sinigeze ndukoreramo nkiri n'umukene kuko nzi ko ushobora gukorera Imana mu Rwanda ugahemberwa mu mahanga nzi ko ushobora gukorera mu majyepfo ugahemberwa mu majyaruguru yego utuye iwawe hariya watubwiraga uravuze ngo utuye iwawe ubwo sobanura icyo mbajije oya urubatse nyine iwawe ukororera iwawe uvuga uti UPI ni iyanjye yewe mfi UPI ndayifite ariko sindubaka twabanje kubakira ababyeyi ariko mfite ubutaka bunini cyane muri Gasabo bufite ubuso buri hejuru y'igihumbi igihumbi n'ibibanza bitatu utajya kubona ikintu kiba cyoroshye Mama Lionel iryo uko niko ukora ivugabutumwa n'iyo mirimo none se Mama Lionel ko giye wonshanze ubu ngubu se nibaza missioneri uri korora uri kwambika abageni uri kumva amatafari hari ibintu n'ibiki nese Paul yakora gate ubihuza gute yabaga amahema ariko namahema yonyine urugo se rwo kutarushizemo n'urugo rushyiremo no gukurikirana abana bakamera neza ukambara neza akora akasigara smart urumva ese tuvuga mu Mario cyari pastor missioneri ibikorohera oya turashaka gatitire yawe kwiha agaciro yewe ndi pasiteri uhera kuri pasiteri ugakurikizaho misiyoneri ugakurikizaho amazina nitwa ugakurikizaho iryo banze abantu bajyaga bavuga Mama Lionel mujye mugira pasiteri umukozi ubu n'umushumba ubihuza gute n'uyu murimo ibyo biri mu bintu twanakwigisha n'abantu cyane cyane abagore uburyo ushobora kumanaginga ibintu ubundi mu mugore habamo imbaraga zikomeye nanabwira abantu badukurikiye ko dufite n'igiterane cy'abagore ku wa gatandatu no ku cyumweru ejo bundi ku rusengero rufatanye n'agakinjiro ko mu mujyi munsi neza bifatanye ni igiterane cy'abagore cyitwa n'uruwitwa nguki Live Givers noza ari kwa Jori Murenzi aho nyene aho kwa gatandatu no ku cyumweru dufite igiterane cy'abadamu mu rwego rukomeye cyane mu rwego rukomeye ibi rero tubyigisha umugore ni gute ushobora gukora ibintu birenze 5 kandi byose ntagire ikintu gipfa biva mu mitekerereze no kumenya gutegura gahunda y'umunsi gahunda y'icyumweru gahunda y'ukwezi ikindi no kumenya gukoresha abaje kuko ivuga ngo umugore w'umunyabwenge amenya gutegeka abaje ibi rero ndabihuza kandi ntagire ikintu na kimwe gifeiringa pastor tugiye noneho iminota mike dusigaranye tugiye kujya tubaza Mama Lionel ikibazo n'igisubizo noneho tuze guha abantu umwanya noneho mubaze bisanzure ari bisutayemo cyane Mama Lionel ahantu wakoze ivuga butumwa mu buzima ukabona gukora kw'Imana utazibagirwa ni hehe ikibabara nkiri umukobwa
ikiyoborwa ni mu majyepfo niho hantu hambere nakoreshejwe ibintu bikomeye ariko kamera zari zitaraza niho hambere nakuye ibirenge ku butaka ndaguruka mu rusengero ariko wa gatanu uri kivejuru se Paulo Filipo ko yagurutse se akagwizeho to yari ikivejuru biva ku mbaraga z'umwuka wera niho hantu nari mfite ibitaro by'abarwayi nuba abanyakibabara iyo bumvise ngo babonanye na Lise barakubaza bati wa mukozo ngo tugukoreho twakira igitangaza nuba iyo nakandagiye kuri ubwo butaka abantu baza kunyuzuraho kugira ngo bakire igitangaza niho hantu nagize ibitaro by'abarwayi ku buryo bazana abantu babahetse babazana mu modoka nkajya mbasengera bagakira n'abaje barwana ari abasazi ariko Imana ikaba yarampamagaye ndi umukaratika ku buryo nsengera umusazi nanamufunze kaci hirukana ibizimu nanamufungiyemo aho hantu niho Imana nkoresheje kuguruka rero Imana yari yarabimbwiye ngo nzakugurutsa yego ariko hari maze iminsi nkoresha n'ibindi bitangaza bikomeye dore ko nabinkoreshaga nkihisha ubwo abandi bahimba igitero cy'indirimbo bakabyimba ariko giye Imana nkoreshaga ibintu biremereye nkanihisha kuguruka Imana yari yarambwiye ngo izangurutsa ngo nzaguhemba kuguruka ibimbwirira ahantu ku musozi nagiye gusengera abakobwa bazinzwe Imana irambwira ngo kubera ko azamukanye ibyifuzo by'abandi kandi nawe ufite iki cyifuzo nzakugurutsa rimwe nza kwibeshya ngiye ahantu muri Rwabu yari ninjoro mpura n'abajura numva ko ngiye kuguruka ubwanjye nishyiramo ko ari isezerano rigiye gusohorera ntangira kujya muri pozisiyo yo kuguruka biranga ariko birangira nkijijwe n'ibyo nize hanyuma ndibuka ari mu rusengero ariko wa gatanu habaga ibihe byiza cyane habaga abantu bahazi icyo gihe habaga ibihe byiza cyane niba utazindukaga ntiwabonaga aho wicara kandi umuntu wese yazaga ashaka kunkoraho ndibuka rero ku wa gatanu nko mu masaha 9 numva umwuka weranjeho cyane ariko numva mabirenge biri kuva hasi numva ndazamukaga nzamutse mpagarara ku mutambiko w'intebe ya sheze ndahanura umwuka arongera aranzaho nta kintu uhagaze hose nari mpagaze ku mutambiko w'intebe ya sheze nubwo nari mfite ibiro biki icyo gihe ariko iyo ntebe yagwa numva umwuka njeho ndongera ndazamuka mpagarara ku gatuti kari gahari kubakishije amatafari ahiye umwuka nzaho numva haje undi mwuka unzamura muri gihe numva ngize ukwizera guke ndavuga se ndagumya kuzamuka njya guhagarara hari hejuru urusengero rwuzuye abantu nta pantaro nambaye nshobora kwambara ubusa bararamye bareba umwuka urakatika ayo makuru arahari hari abavuga butumwa bajya babivugira n'amaso yabo yes hari n'umuvuga butumwa nk'igiterane ngiye gukora imasisi ejo bundi kuri 15 na 16 nzabandi ikongo aho biti masisi n'umuntu wahahagaze arambwira ati tuze abavuga butumwa n'abanyamwuka bakonje tuzi mamarioneri wo bita mamarioneri yagurutse ndeba mpari ku wa gatanu Kibabara uyu niwe muvuga butumwa dusigaranye muri icyo gihe utarigeze agwa ibyo bitumye rero masisi ntomera icyo bivuga rose avuga n'ukuri urumva uwo yagiye kuvuga ubuhamya bwanjye bwo kuguruka nge sinkunda no kubuvuga kuko abari bahari barabivuga ibyo bintu aho hantu n'Imana nkoresheje ibintu bikomeye cyane numva ndishe ufite impano nyinshi nakoze ariko impano wiyiziho nawe ubwawe ni iyi umuzi ufite uvuga uti ngiyi ububasha cyangwa ubutsinzi gutegeka umuntu agakira gutegeka umuntu akishyurwa gutegeka ukabohoka ikintu cyitwa gutegeka autorite mfite impano nyinshi ariko iyo nyiyumvamo mu buryo nk'urugero ahantu uvuga utarigiye ibi byandenze ariko kubw'ishyaka ry'Imana ndategeka bigenda gutya ndibuka ko hari igihe nigeze gukoresha igiterane n'imbere ya covid mu Nzove hari umubyeyi wari utwite umwaka n'amezi 8 indara muhezemo nkoresha icyo bita ububasha bwo gutegeka ntegeka ko bitarenze saa moya y'ababyaye nagarutse mu gitondo yabyaye sanga bazanye abantu bose batwite nizo kurwabwa bugira hari babazanye babuzuza igiterane Imana iti yaruriya ntugire usengera wunge ni kira gitangaza nashatse kugukoresha hano none wowe wizeye iki mu gutegeka kuko Mose avugana n'Imana avuga ati Imana mpiye ikimenyetso menyeka muhagararanye nayo cyangwa ari untumye wowe ufite iki uba wizeye iki icyambere nkorera mu masezerano Imana yampaye yambwiye ko izankoresha inshingiye ku bintu byinshi yankoresheje no kwizera ko Yesu yagiye aravuga ngo muzasigara mukora ibyo ntakoze inshingiye no ko Eliya yari umuntu nkanjye
yategetse imvura irahagarara. Uwayigiye ntategeka ngo umuntu abyare, uwayi ntategeka ukava mu bukode, uwayi ntategeka ugatwita. Babangaye se dusengeye bagatwita. Uwayi ntategeka ibizimu bikurimo bikavamo ntanavuganye nabyo, kandi bikarara bikuvuyemo karya. Ibyo bintu rero mbiterwa no kwizera imbaraga za Yesu. Akandi kabazo k'amatsiko kagufiye mama rero iyo urebye abakristo b'iki gihe nuko uryo mwahamagara uryo mwasengaga uryo mujya imbere y'Imana nicyo urakarira. Iyo urebye amatorero karaba abakristo barimo karaba abanyamasengesho b'iki gihe abarembye b'iki gihe ikintu kikubabaza niki? Ye kintu cyambabaje mbere y'ibindi byose ni ukudaha agaciro abakozi b'Imana, amatorero amwe kudaha agaciro abakozi b'Imana bagifatika, bagifite amavuta, bagifite kwera imbuto, bafite impano z'Imana. Nicyo kintu cya mbere cyambabaje hano, kumva aba bantu badahabwa agaciro. Icyo nicyo kintu cya mbere cyambabaje. Mama Lionel, muri izo nshingano zawe za gishumba zo n'umunsi na kimisiyoneri hari imbogamizi ubonamo n'izihe? Imbogamizi mbonamo ni ukutagira amafaranga numva nshaka, kuko hari imirimo nkora nkabona nkoze mike, nkabona iyo ngira myinshi, kandi nkabona abantu b'iki gihe ntibakunda gukora, bakunda kwakira. Nkabona n'abantu twatumwemo hari umwuka bafite wo kumva bashaka ibitangaza Imana idukoresha ariko badasapotinga ibyo bitangaza. Nicyo kibazo nacyo turagifite, ino turagifite. Kuki aba bantu badasapotinga? Iyo ugeze mu bihugu byo mu majyepfo y'Afurika ibyo uvuga za Zambia, za Malawi, za Mozambique, araho nagenja iyo urebye uburyo bashyigikira umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana no gukunda abakozi b'Imana no kubasapotinga. Iki kintu nta turakibura, icyo nawe ndacyemera pe. Ino iyi ndwara yabaye ubumuga. Ubwo uramero dora muri critique Mama Lionel supporting ubwo n'abandi bizaza. Wese wabuze ikibazo arakomeza Mama Lionel. Ni imbogamizi mbona niyo ngiyo ikomeye cyane yo kumva hari ibintu nakora ariko nkabona simfite ubushobozi bwo kubikora. Indi mbogamizi niyo ngiyo yo mu murimo se ubwo se niyihe? Je niyo ngiyo mfite none se ndafite amahoro mu buzima busanzwe. Niyo mbogamizi igengira mu murimo. Mama rero iyo umuntu uri munsi abyibuha afite ibyizere ava mu bwiza ajya mu bundi, Imana iri kugwishura iki mugi, iri kugutegura iti kugushurira iki? Ubiyereka ufite n'amasezerano ufite ameze gute? N'umugambi ufite ku Banyarwanda no ku bantu Imana yaremye nabo sengera bose. Naho izagutuma umugambi mfite cyane cyane kuri iki gihugu maze n'igihe ngisengera ni uwo kubwira abantu bari hanze y'igihugu gukunda igihugu cyacu. Umugambi wa kabiri mfite muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo kugikunda gute? Ega tujye dusobanura ibintu babyumve. Gukunda igihugu icya mbere no kukivuga neza. Burya umuntu ashobora kutagira icyo aguha ariko akakuvuga neza mu bantu. Uzi umuntu kuvuga neza mu bantu naho ntacyo yaba yaguhaye. Dufite abantu bagera hanze y'iki gihugu bakabanza bagafata agatitire kitwa ubuhunzi, barangiza bakavuga ibyo bahunze bidahari, bakavuga uburyo badafite umutekano kandi tugenda nijoro n'ibirahure by'imodoka twabimanuye, ugaca no ahantu mu gishanga. Abantu bamenya umuntu azajya nka Nairobi, umuntu kwambara telefone ishakoshi n'amafaranga ugenda mu muhanda na polisi bireba. Rwose icyo cyo ndacyemera. Nairobi inkweto bazigura uzambaye bamara kwishyura batikuramo, naho nakoreye umurimo. Ikindi gukunda igihugu ni ukugishyiramo ibikorwa. Ni gute uri hanze y'igihugu ko umunyarwanda avuze ngo amahanga arahanda ukubaka ama etaje n'amagorofa igihugu cyawe utarashyiramo na botike? Abantu bazara amafaranga. Hari karitsiye ya Mozambique bita Zipeto nayigiyemo, niho kuva nk'ihina ukagera Kabuga, niho hano hambere hakize muri Mozambique. Aya mafaranga mayazane ni nahangaha. Abantu barubatse, abantu baracuruje, abantu barakiza, abantu bagize bayazane. Noneho wagera nawe hanze ababwira uti igihugu mu Rwanda haragendwa n'amahoro, batira kareka nta makuru ufite aho kutuneka. Ubwo baragutuma. Dore ko abasitari rero baba badukeka ngo baradutuma. Ariko gukunda igihugu ndi kubwira bene abo ni ukumenya ngo igihugu cyacu kimeze neza, ni amahoro, urakora bikagenda, urahinga ukeza,
uracuruza ibyo ucuruje bigaba bifite sekirite Kandi ariko sekirite iturutse kuri wowe. Abantu bajya basengera igihugu cyabo, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Yes. Abantu bajya batwereka ibintu bitatu mu buzima ugomba kuba, ni igihugu cyawe, ni umuryango wawe, ni itorero ryawe. Ibyo bintu bitatu aho waba uri hose ugomba guterwa ishema nabyo. Reka tubwire n'abanebwe bari muri iki gihugu, umuntu ufite umwuka w'ubunebwe uri muri iki gihugu nakura amaboko mu mufuka akore Rwose. agende akore, akazi karahari, ugabanye ubunebwe, ujya aho abandi bari ukore, koresha ibitekerezo byawe, amashuri wizuzuye akoreshe, ni igihugu ubasha no Erega gutera imbere n'Imana iravuga ngo utaranize. nzaha umugisha imirimo y'intoki zanyu. Nese abantu batakoze bamugani batera imbere gutya. Nzaguha umugisha wo mu mudugudu, shaka n'ikintu ukorera mu mudugudu, nzaguha umugisha w'amajya n'amazi, va mu rugo wakira umugisha w'amajya n'amazi. Iyo rero niyo gahunda mfite yo gukundisha abantu igihugu ndetse no gukundisha abantu Imana. Abantu bagakunda Imana apana gukunda ikiganza cy'Imana. Hari abantu bakunze Imana kubera ibyo itanga, Abantu bakunda ibitangaza, bagakunda mu mariyonera yo gukunda Imana, bakagira gute. aba bantu bakunze ibitangaza nabo bazize iyi myigishirize imwe dufite, usibye ko dushimira Imana ko igihugu cyacu kireba kure bagiye baciye mu myumvire. Abantu bakunze ibi bitangaza nuko twahuye n'icyorezo mu minsi ishize cy'abantu bigisha abantu ibitangaza ariko ntibigishe ko ushobora gukora ukabigitangaza. Igitangaza kiva mu gukora, mu gushora. Akakwigisha ko igitangaza kiri aho ngaho mu rusengero rwe, akakwigisha ko no muba hafi ukamuzanira ibyo utunze uzakira igitangaza. Ibyo rero nabyo biri mu bintu mfite gahunda yo kurangiza mu bakristo, bakahaguruka bagakoresha amaboko, bagahaguruka bakava imbere y'abababwira ibitangaza batabereka uburyo bajya gukora. Igitangaza kiva mu mirimo y'amaboko yawe, koresha amaboko yawe, kenyerana imbaraga ukore, ibitangaza bizaza. Pastor, hari ikintu baza mu mariyoneri cyangwa niwe twahirira mu bari wamubajije. Murakoze cyane. Ndabanza mvuge kuri aba bantu bafite indwara zitandukanye. Kuri iki gihe hari indwara ziri guterwa n'abantu ku giti cyabo, ziturutse kuko barya. Yego. Ukaba uri murya nabi, ugafata ibyo birayi ukajya ubitekamo ifiriti kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Rwose. Ubwo ukaba urimo uraroga ubuzima bwawe. Kabiri, ushobora kuba utajya unywa amazi ahagije. Iyo ni impamvu ituma umubiri ubika umwanda ukarwara. Cyane ukora siporo. Ushobora kudakora siporo. Nimwe buri kwezi kunanire. Koko ikunanire. Nicyo njya mbwira Pastor Pascal. Yaguze igare rimaze imyaka 5 ribitse mu rugo iwe. Nari twihere rwose. Nari nyihere ndari musaba. Kuko nzi no kuritwara. Rwose urumva. Icyo kiri mu bintu bitera indwara. Ikindi kintu kiri gutuma abantu bari kurwarira bakenda no gupfira mu rugo, barwaye ubuyobe. Ukaba wagiye muri bya byumba by'amasengesho birimo abantu bavuga ko ivuze itavuze, umuntu akakubwira ngo urwaye amahembe, ukamara igihe uri mu byumba by'amasengesho naho ufite wenda nka diabete yakurenze, jya kwa muganga. Ubundi igiye kugira ngo nanagusengera utanyereka impapuro za muganga, sinjya ngusengera. Banza unyereke ko muganga yananiwe. Ndabyimba inda garuke muri centre de santé, ntuzi icyo ufite no muri cyane. Ntugiye ngo bace kucishe muri scanner, radiography, MRI, ngo ugere mu baganga. Kandi hano mu Rwanda dufite ikintu cyitwa ubuvuzi. Ubu hari abantu boherezaga mu Buhinde batacyohereza. Kanombe, Roi Faisal, CHUB, CHU, dufite icyitwa ubuvuzi, dufite ibyuma bireba no mu bwonko hagati. Saba transfer ujye hejuru. Naho nibyanga usabe transfer ukomeze. Umbwira gute kuri kubyimbira inda muri centre de santé uri kunywa za ibuprofene n'ibinini byangiza umwijima? Umbwira gute ko urwaye iki? Ntitukizi. Sanga abaganga bagerageze bakuvure. Ikindi hari indwara ziba ziterwa n'abaroga, kandi nabo turabafite, bafite roga na buhanga, ariko ibyo sinjya mbyubakaho mu gihe ntabanje kuganira nawe. Hari n'indwara ziterwa n'imitekerereze, ngo na mama niko yapfuye yarabirwaraga, ngo nibyo mu miryango, kandi wagenda bakagusengera cyangwa se bakakuvura ugakira. Icyo cyerekeranye n'indwara zananiranye, mbwira abantu bafite indwara zananiranye n'ibibazo byananiranye, mba nicaye mu rusengero kuva saa 6:30 kugera saa 12:30 z'umugoroba ku gakinjiro ko mu mujyi Kabaza, munsi yako neza
ubwo ndahakuyoboye. bazajya baza kwa mama w'amahanga harazwi rwose. Muze kwa mama w'amahanga birazwi. Usanga mpicaye nkakurambikaho ikiganza ugakira, waba warabuze urubyaro, waba urwaye imyuka mibi, waba ukeneye no kuganirizwa tukagufasha kumva ikibazo ufite, kuko hari igihe uba utumva n'ikibitera. Ushobora kuba urwaye umugongo udakira, wirirwa wicaye, urara wicaye, nta siporo nta mazi. Turanakuganiriza, dufite abashumba bacu bagufasha no kubikumvisha banabyize. Tuba dufitemo n'abaganga babyize. Akubwira ati nimba urwaye umutwe waha inyuma ufite ikibazo aho, nimba urwaye umutwe waha imbere ufite ikibazo aho, kandi koko kikaba gihari. Icyo niyo ni inama nagira ngo mbagire. N'uyu nguyu wavuze ngo akeneye ngo kugira ngo amavuta, ngo abashaka ngo kugira imbaraga z'Imana, amavuta y'Imana, ngo no kugera mu rwego rwo kugira imbaraga. Ibi ntibyizana ku bantu mwese mudukurikiye, ntibyizana. Bisaba guha umwanya Imana umwanya. Icyo ni kimwe. Kabiri, kugera ku rwego wumva warabaye umwanzi w'icyaha, wabona n'ukora icyaha ukabona n'umusazi. Utarageraho niyo twakurambika, ari n'abaza kuduhobera ngo baje gufata kutuvuta. Ntabwo ku misaha haba utuvuta, ntabwo kuguhobera wakira amavuta. Wenda ushobora kwakira igitangaza cyo gukira indwara tukabyumva mu mwuka kurwaye, ariko imbaraga n'amavuta ihana ibyaha n'ibisa n'ibyaha. Hanyuma ugira ubusabane ubane n'Imana, kandi ubane n'Imana uyishakaho ubusabane, utayishakaho ibirayi. Ni izo nama nagira ngo mbabwire aba bose bataragira urubyaro, bafite ibibazo bitandukanye, bakeneye kasaringi. Hariho nabona akomeje kumva bataduhe nimero, aduhe nimero. Ukenera nimero ajye kwireba kuri YouTube channel Mama Lionel, urayisangayo. Ndumva ari icyo twabafasha mbere yo kubasengera. Yego muri muduhomwa Mama Lionel. Hanyuma icyo winenga muri uno murimo, igihe cyose cy'imyaka 30 isaga wumazemo, icyo winenga ugomba kuba warakoreye Imana, uvuga uti hasi ndahagera, Imana imizi nimbara kugira ngo mpagere niki? Ikintu ninenga nuko nagiye ntindaho ntakenewe. Gutindaho udakenewe kirambabaza cyane. Ikintu cyambabaje mu buzima no gutindaho ntakenewe. Burya umukinnyi ukina mu ikipe adakenewemo no kubona igitego biragora. Ikindi kono basubira bakoze uko ukwiye no mu gihe cyawe, ni gute watinze hadakenewe? Hari ahantu twatinze hadakenewe, ugatinda kuri tera udakeneweho. Urugero ushobora nko gutinda muri korari udakenewemo, ushobora gutinda no mu kazi bamugane ngo bibaho. Ushobora gutinda mu idini udakenewemo, ushobora gutinda mu murimo udakenewemo, kandi ari ahandi bagukeneye. Ushobora gutinda mu karere udakenewemo. Icyo kintu kirambabaza cyane cyane. Kandi hano abantu bakwiye kumva burya udakenewe, nubwo uri kuhagundira ushatse wagenda. Iyo utinda ahantu udakenewe, sinzi n'abantu bari kubyumva aho ngaho. Utinda ahantu udakenewe ni ikosa rikomeye cyane. Hari n'igihe utinda ku mubosi wawe umukorera atagukeneye, ariko kubera ko uri umufamiliye akajya guhemba make abo handi abongeza. Uri gutinda ahantu udakenewe kandi wajya aho ukenewe ugakira. Abantu rero twagiye dutindaho tudakenewe mu bintu byagiye bimbabaza icyo kirimo. Natinze aho ntakenewe. Tubwire abantu muzi ko maze imyaka 5 10 muri ahantu mubona mudakenewe, muveyo rwose muveyo rwose. Imana ihindura amateka yanyu. Icyo rwose ndacemeye pe. Urumva gutinda ahantu hadakenewe. Pastor urakenewe hano ndacyakenewe. Aho ko nisabe nawe ushyire ku gipimo no ku munzani urebe ukore balance. Iyo utindaho udakenewe n'ibyo ukoze ntibigaragara. Ntabwo byagaragara. Niyo ubyinnye mu cyondo babona ubatera ivumbi. Amarioneri no rero. Fire. Utindaho udakenewe ni inyigisho ngari. Ni inyigisho ngari. Utindaho udakenewe ni inyigisho ngari cyane. Ni inyigisho ngari cyane. Biri no mu bintu byadindije abantu benshi. Pastor, iminota dusigaranye kugira ngo dukeneye kurekura umukozi Imana hakiri kare cyane. Ababisiyoneri abantu barekura kanago batindana. Anatakurije nakunze abanyaburayi n'abandi bantu akora iminota mike ariko iyo mike ikagira umusaruro. Gira ijambo wumva wasigira abadukurikiye, ubundi dufata umwanya iminota nk'itatu tubasengera cyangwa 3 tubasengera. Gira ikintu usigubwiye abantu badukurikiye. Ikintu mbwira abantu badukurikiye nk'umuvugabutumwa, reka nkore nk'umuvugabutumwa, nubwo ndi umupasiteri ndi umwigisha nk'abandi no mubwiriza. Nahumo igice cya 2 umurongo wa 2 haravuga ngo uvunagura azamukiye imbere yawe, komera ku gihome, rinda inzira, kenyera ukomeze, iyongeremo imbaraga y'ubutwari. Uwiteka agaruye icyubahiro cya Yakobo
nk'icyubahiro cya Isiraheli kuko abanyazi babasahuye bagakokora amashami y'inzabibu zabo. Icyo nshaka kuvuga mu minota mike ni ukubabwira ngo uvunagura urumva ni umuntu uza akavunagura ingengo, amaguru, amaboko, ibitekerezo. Kuvunagura nta hantu hasigara. Ahangaha rero uvunagura wavugagwaga hano ni umwanzi wari ugiye gutera Ninewi. Uwiteka ategeka Nahumu ngo ajye kubahanurira nko kubicira akajisho, ababwira ati uvunagura arazamutse, murinde inzira, mushyireho za bariyeri, mushyireho abajepe bashinzwe gucunga umutekano. Mu buryo bw'umwuka ugiye guterwa n'ikigeragezo cyangwa intambara, birasaba ko urinda inzira, kuko umusirikare wese arinda inzira umwanzi yacamo. Ikindi ugashyiraho bariyeri y'amasengesho nk'umunyamwuka, ku buryo urinda inzira umwanzi wese yakwinjiriramo. Gukenyera ugakomeza. Abantu barimo barashaka gusenga bateta, barashaka kuba mu by'Imana bateta, ntibashaka gukenyera ngo bakomeze. Barashaka babavunikira, ujye hari ubasengere barye baryame, ntabwo bashaka gukenyera ngo bakomeze mu kibazo no mu kigeragezo. Kandi uvunagura azamutse imbere, kandi umuntu ukuzamuka imbere aba akomeye cyane. Kandi biba bisaba ko nimba uri umusirikare w'intwari ntuzakore ikosa ryo kuraswa ibitugu. Intwari iraswa mu maso. Birasaba kurinda inzira ugakenyera ugakomeza. Nta ntwari iraswa ibitugu, intwari yose iraswa mu maso. Kwiyongeramo imbaraga y'ubutwari ni iki? Ni ukubwira abantu bagasenga bakamera nka iri igihe habaga ikigeragezo cyo gusenga izindi mana, yongeremo imbaraga y'ubutwari, agarura icyubahiro cy'Imana mu Isiraheli, ahagarika imvura irahagarara. Kwiyongeramo imbaraga y'ubutwari ni uguhangana n'ikintu cyose kije, cyaba kije mu rugo, yongeremo imbaraga y'ubutwari. Waba uhuye n'ikigeragezo, yongeremo imbaraga y'ubutwari. Waba ugiye kubaka urugo, yongeremo imbaraga y'ubutwari. Waba uyoboye itorero, yongeremo imbaraga y'ubutwari. Nicyo kintu nabwira abantu twabanye muri uyu mugoroba. Mukenyere, murinde inzira, mwiyongeremo imbaraga y'ubutwari. Murakoze cyane. Mama Lionel, tugiye gusengera abantu ariko bavuze ati abantu bakubona gute? Aderesi zawe ni izihe ubu ngubu? Kuba uri umushumba abantu baragukeneye. Icyo namuye cyo baragukeneye. Aderesi ya mbere uzambona mu buryo bwihuse, wowe utuye ahantu wategukaza, ariko ahantu hose harategeka n'indege barazitega. Naho ngaho ku rusengero mu Gakinjiro ka Nyarugenge, wita kwa Gasasira kuri uwo muhanda umanuka ujya mu cya hafi, munsi y'Agakinjiro kabaza neza. Urusengero rwita Life Givers Christian Center. Ni buri munsi cyangwa kuwa gatatu mba mpari nk'umuntu uri gusengera abantu kuva saa 6:30 kugera saa 12:30. Ubundi buryo ntacyo bitwaza, oya nibo baze gusa ubwo reka ahubwo niyo nkurebye nkabona byagucanze ugenda ngupfumbatishije akantu. Iyo ndembe yarivana njya mbapangira mu kantu rwose. Aho urahasanga ibihe byiza, baramenye abavuga butumwa, nanjye mba ndi gusenga no kubwiriza. Ubundi buryo wambonamo buri mugoroba kuva saa 2 kugera saa 4 mba ndi live kuri iyo YouTube channel Mama Lionel, uhasanga nimero zanjye. Nubwo buryo rwose mbonamo ko abaturage giye batabona nimero zawe nubwo abantu bazisangaho, wenda kanimero tuvuze ngo guhamagara cyane niki, ariko bari abaturage badukurikiye barigega n'ibi bya social media batarabigeraho. Aho ngaho mu Gakinjiro nazazahansanga. Ubu telefone tuyihorere. Oya nibazeho mu Gakinjiro bazahansanga, kuko abanyine baha nimero ugasanga ntukiryama mara icyumweru utaryama, saa 6 saa 9 ukubipa uguhamagara kuvirgira ati ndumva hahandiye, kandi ibyifuzo bafite na baze bansange rwose. Dufashe rero bira minota nk'ibiri dusengera abantu badukurikiye, abantu bafite uburwayi, abantu bafite izepatite, ubushomeri, hari abantu bakeneye gukizwa. Buri ikintu cyambere kidushimisha no bakizwa bakaza kuri Yesu. Hanze anga abantu bari mu mihanda, abantu barasinze, abantu ninda, abantu ubuzima bwabo bananiye cyane. Dusengera abantu tubagore kuri Kristo. Ikintu cyambere kibaho. Sengera aba bantu. Reka tubasengere tubwira umuntu utarakira umwami Yesu ko uyu munsi afata umwanzuro wo kwakira umwami Yesu, ubundi ukegera urusengero rukwegereye rwemera umwami Yesu, ugakurikirana inyigisho z'umubatizo. Turagira ngo tubasengere. Mana urakoze, turagushimiye ko watubereye maso ukatubera ubwihisho. Dufite amashimwe tugushimira ibyo wakoze, ntabwo twazana ibibazo twirengagije ko hari ibisubizo waduhaye. Turagushimiye ko waturinze tukaba tugihumeka. Hano hari abantu wakijije indwara zikomeye, abandi bakorera amakwe, abandi bateza imbere bubakira amazu, batunga amamodoka. Turagushimiye ibyo wakoze.
uyu mwanya hari abantu bankurikiranye kandi bafite ibibazo bitandukanye, bafite ubushomeri, bamaze igihe batunzwe n'umugisha wawe, kandi n'abafite akazi batunzwe n'umugisha wawe, ariko ndwanije ubushomeri muri iri teraniro. Nicaye hano muri no studio z'Inkoramutima Radio, nirukanye umwuka w'ubushomeri wafashe mu bitekerezo ugafata mu biganza, diplome zigata agaciro, ngaruye agaciro k'amashuri mwize katika jina la Yesu. Kandi ndagusengeye wowe utaranize, akira ubuzima bwo gucuruza, kandi wakira ubuzima bwo gukorera amafaranga buri kwezi na buri cyumweru mu izina rya Yesu Kristo. Guhera uyu munsi usezerera ubushomeri, ndirukana imbaraga zose zabuguteje, zaba iz'abagome, zaba iz'abakonikoni, zaba iza karande, iyo myuka yose ndayikwirukana ku biganza byawe katika jina la Yesu. Sengeye abantu bafite icyifuzo cyo kubyara, Mana undi mwaka nk'iki gihe, ntegetse ko aba bantu bazaba bakikiye abahungu n'abakobwa, ntegetse aba bantu bamaze imyaka 12, 8, 35, 20, ndahamagara abana muri izi nda, ntitaye ku itangazo rya muganga yasohoye yishingikirije kuyo yize. Uri Imana ihinyuza, na Sara yabyariye muri menopause, dutegetse abana kwinjira muri eterisi, ntitaye ku kibazo terompe zifite n'amatirisi, ntitaye kuri MRI amatangazo yatangaje. Mpamagara abana mu nda zanyu, mwakire gutwita mu izina rya Yesu. Abarwaye indwara z'amayoberane nzirukanye mu mibiri yanyu, mwakire ubuzima, mwakire ubuzima. Ndirukana umwuka w'ubukene mu bantu n'inzara, mpamagaye iterambere mu buryo bukomeye cyane. Urakoze Mana, ndagushimiye kuri Imana inhumanuye ibiganza by'abantu, abacuruzi bacuruza nibigende, mbakiye umugisha mu kazi kabo, abakorera amafaranga make, Uwiteka ukora igitangaza bakire amafaranga menshi. Urakoze, ndagushimiye Mana kuko ibirenze mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen, amen. Marene, tugushimira, wakoze cyane kandi kubwo guhisha umugisha abadukurikiye. Mwakoze cyane. Nyagasara komeza kwagure. Amen. Ibindi igitero cyo tuzakigarukaho cyane. Murakoze cyane.